naguha. Ndakuvuna wowe ntabwo urambona. Nakubitwe n'inkuba. Ndagushura ubwanwa. Ngenda n'urwende. Nakogosha nje ugira vavura. Ushatse kwigira nk'indaza amatimba se? Jewe dino wagicucu. Nje nago wancu kutayamaye. Nayo nguha. Urabona naje gushesha amamera igicari cy'ijana. Kiravuba kirahanga ubwo bujana bwawe ugenda ugumusiga. None nashaka icyo ariko sinaza. Ndavuze ngo kiraha. Fata ijana cyangwa ubireke sha. Ndakubwiza ukuri kabiva. Ndakubwiye ngo nutamereza amafaranga. Iyo nuza ndayica ubu ndakwereka uko umwana watabagwe tumbe. Ndagwicara kimwe cy'ijana. Nacyo nucyanga. Ndajya kukimwera ka. Gusa impamvu natayaguha nuko nta kintu wankoreye kigaragara. Ariko ntabwo nabyemera umva ko abantu bavuga ntabwo nabyemera ngewe Shanira ku izina ry'Imana sinabyemera. Jesus! Jesus! Mureke rero tubageza. Tugejeje anga. Tubagejeje. Turamenyara. Ni wishimye? Ni wishimye? Yashimye. Nagushimishije. Anjimije ariko nyine bama amafaranga. Ngo ndaguha iki? Amafaranga y'iki twavuye Nyagatare? So bandi bugenda mu modoka nta kintu ndi kunywa. Ngaho n'indaya za hariya za matimba tuzihamagana 2 zikaye. Icyo niba ushaka desi. Desa nyine. Azubwo desi urabona ari yankwiriye. Ese ni waje umbwira yuko ufite amatike? Jewe nago nagera mu rugo nta kintu njyanye. Ndimo ndumva mugenzi wari mari yishyuzwa nawe uraje yishyuza. Ese si Kinyarwanda. Kinyarwanda se wangije. Icyo cyo turavuze ngo mutahe. Mane muduhite icyo dutahe no se turagira Nyagatare n'amaguru we. Anga ibitanga. Ugende n'amaguru ngiye mu ngo nyine. Mungu bikigara ariko mutwe. Ese cyatuje se cyarangiye. Muduhite icyo mane duhite. None muragera ngo tugende n'amaguru. Ujya kuza wamwe ndagutengera cyangwa wango bamwe ngo urankumburaje uje kundegera bw'abantu bubi iki gihe we. Duhite icyo dutahe. Hari twavuganye ngo iki wambwiye ngo uje kunsura. Uje kunsura. So warumumbuye? So wambonye? None rero dutahe. Wowe uzi icyo uvuga ahubwo ndabubwiye ngo mwumve umutahe. Ako surumva wowe birakunda koko? Ntago byakunda. Ibiki se bidakunda? Nta mafaranga nge ntago reka. Hanyuma urashaka kwibona igihe namubwiye ntago yumva ndashaka amafaranga. Yaye mafaranga se wamaye. Nakubwiye itike. None wari urimo wishimisha kumva ko uri butandukane gutyo gusa. Akuzi ko nagenda nkagura indaya hariya ngewe. Unsaba ayo matike gusa ushagaye. None se ko wari uzi kuri izo ndazi tabura kuki utambwira ati gumi wanyu nose kundeba nawe wari umumbuye. Ajya n'ibitege byakoze n'ibitege. Ni umva nshaka 5 byo kwitegera. Ubwo ko no utari wahe 5 ziko nyakorera ukwezi kose. Ariko singongo ngama amafaranga se ndaguha yiki wanjije. Reka zo wakoze kagoranye. Ngwiki? Ngo ngwiki. Amafaranga nyine ndago nayiki. Nayo uko twaryamanye. Mari deki ibintu bya brag udete icyo nitahire. Nimba warambonye ukankunda ukambwira ngo uje kunsura gute uri muranyaka amafaranga kandi ahubwo wowe gute ushaka iby'ubumwana. Ahubwo impamba wazanye iri he? Yiki? Bavuga gutura wanse petit nako bavuga kuryamana. Hanyuma wowe urabizi nyine ubwo mbivuze muri rutumvikana hanyuma kubizi ko byabaye ubwo ikintu ubazanye igiki. Nta mafaranga uha wegenda. Mani se yicyo urindaya. Naguhamagaye nka sheri wanjye. Nyene kujya muri salo. Gukora iki ubwo ngubwo? Gukoresha umusatsi. Bisajye muri salo bakwica nimba ari sarashaka. Wayibonye no sinakwakiriye. Wasi wariye. Kurya iwacu kurya. Ari amanyama wariye n'amakoko. Inyama none. Uzi ku Amakembwe ushaka ngaho ubundi. Shaka 5k. Wo uvuze ngo 5k. Yawe gano no kabyara. Bavuga 5k. Hanyuma ko wabyumvise nyine gira vuba nyine bigende. Ushaka muri make ushaka 5,000 cyane yo kuguhonga se
byo kuguhonga kandi nange ngahura nazo ndavuga ngo mmereze amafaranga yanjye n'itanu urayanga cyane ayo ari kure igicucu cyawe gira vuba kira umva ndago gira vuba rero ariko ubonye ukuntu mfashe ako nakubonye ni nyabigizi wanyu ahubwo ni itega kirano we tike kwanjije we ubonye ko ongera umfate murazingira nk'iki kintu ntabwo kiriti cyangwa mva nkubwiye njyewe dino wagicucu njye ntabwo wancuka utayamaye nayo nguha kubera iki nuko nta kintu wankoreye kigaragara njye rwose ntabwo nabyemera umva ko abantu bavuga ntabwo nabyemera njyewe Shanira ku izina ry'Imana sinabyemera ubwiza ukuri kabiva ndakubwiye ngo nutamereza amafaranga iyo nuza ndayica umva ndakwereka uko umwana watabagwe tumera nitutoba kana umuye kabivani ngo nikure bitanu ngo mbiguhe cyakwa cyo wenda kuko wenda reka ngo agaciro ndagwicari kimwe kijana ajya kukenera none waje gukora iki ndavuze ngo shiriti cyangwa 5,000 nwaje ukamanika bihakane nyine kiragenda nyine wakwanje ngubwiza ukuri nje nta mukobwa nje ujye umenyera reka nakubwiza n'ukuri sibyo usibye wenda igiceri cy'ijana ngiye kuguha igiceri cy'ijana wabyumvise ijana wani hande ngiye kugukubita igiceri cy'ijana nunzanaho amahembe ahita nkufata kano gahungu kareshya nk'inzoka iri gutera umusozi reka nereka hasi ikakukwereka uri mugore w'iki ijana nakubwiye ngo ndaguha igiceri cy'ijana nta kindi naguha ndakuvuna wowe ntabwo urambona njye nakubitwe n'inkuba ndagutura ubwanwa utagira ngenda n'urwembe nakogosha ngiye kugira vuba ushatse kujya n'indaza amatimba se gira vuba akose wanjye kuye kuko bashaka iki nimba wanze icyo kijana nakira nakubwiye ko hanga naje gushesha oya fata ijana ijana fata ijana njyewe ijana kawe nyumvira kwanza njyewe naturutse mu cyaro nza kukureba none ngo ntatike naje nitegeye nanze no gufata moto megabisi ariko wapfuye rubi nese urumva n'undi nakuzuye umuhamba wapfuye agasani kugira ngo njye magere none nari nzi kuri mu miti kinyura none nese nyine nakubwiye njye ngo witegere mereza shaka isibye n'ibyo uri gahabwa kato nakukuze kizikobwa ndagitumbura igice cy'ijana n'utangukire urumva ijana akira ijana ariko abantu baragora akira ijana sha afata ijana wafashe ijana cyane ndego nisubira ijana ntabwo nagemera wafashe ijana ijana nyine ndekura vuba akusobande kwe wawe ijana si akusobande kwe wowe mwadusuzuguye wature kwe mufata amafaranga murebye mwahereye hoya mnaguje njyewe anda munashaka ngaye bitanu kuzambaramo amaso icumirira amavamo mwe kamwere muture kure muteko tubabwira mureke tubabwire kuneza shirinde n'ubutariga muzagaruka ubutanza nayabonye na nyiri inzu mujya muceceka njye mbabwire igitekerezo sibyo amafaranga ibyo bitekerezo byekubanire hanyuma njyewe njye n'uyu musore sibyo tugiye kujya mu rugo tuzana amafaranga yanyu 10,000 si 10 nizere ko nta yandi turarenzaho sibyo ndaguha 5 byawe n'uyu amuhe 5 sibyo urayama arayaguha sibyo mwebwe mugiye gusigara sibyo noneho nimuguma ahangaha sibyo tubazanye ibyo 10,000 ndabeshya sheri hari ikibazo ubwo n'ubutaha sibyo n'ubutaha uzagaruka ntaza amafaranga ibyo kugaruka byo byibagira kabiva katugene tuzana iki 10,000 sheri ngabaye bareke nyine mudusezere tujye tugaruka neza mugende muyazane muri birahanditse ngo nimubura ubwenge nzabata ushatse kuvuga iki
nawe turimo turabwira. Ni byiza. Makuru yanyu se? Ambwira icyo mpamagariye se vuba vuba nkagenda aho ngiye. Twagira ngo tukubaze ntabwo turi abana b'inaha, turi abana batabaguye iyo ngiyo, twari twaje kureba abahungu bitwa ba Kabivani. Ba Kabivani? Ewe, bariya ni imbwa. Bariya n'umwe muri kumwe bariya. Bariya abahungu amasida yishe barwaye amasida yabaye ikigugu. Ntabwo nizanye ziraje zikonkoboke mu mazi ubundi mwibaze impamvu mugendana ziriya mbwa. Ziriya ni imbwa. Tubye bibiri muravugaho byinshi. Usanga abana sida kandi nta nubwo twiza dukoresha kondomu. Abuse na Dina arayirwaye. Dina no twatiri ko. Reka ntabwo byashoboka we. Nukuntu mana we twakoreye. Oya we, ubu nanduye sida. Ya naho bundi. Bariya bo nimbwa rwose mubaveho. Mubure kumabwiza iki? Mbabwira ikintu cyiza. Mabwiza n'ukuri. Inaha i Kigali ntabwo muhazi. Nibo bwa mbere muhaje. Hano rero mwahapfira neza ntibazumve n'agakuru namba. Ahubwo muzenge kubitaho. Ndabitaho neza rwose nimugire ikibazo. Nemere rwose ndanabakura mwembi. Ako nanjye mbiteho. Urushanye nawe umwana imbabazi abashaka kumurya. Kigali Power Link, amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye, ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano, ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubitiza siège iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791 24 00 23.